Isomo rya kabiri, kwiga no guhinduka ni ingenzi. Sinzi nimba iri somo ryumvishe. Kwiga no guhinduka ni ingenzi. Isi y'umuziki irahinduka. Uburyo abantu bumvaga indirimbo mu myaka 10 yashize sibwo bakoresha bumva umuziki muri uyu mwaka turimo aka kanya. Umuhanzi ushaka kuramba agomba gukomeza kwiga no guhuza igihe. Sinzi nimba iki kintu cyumvishe, iri somo rirakomeye cyane. Umuhanzi ushaka gukomera akarebwa igihe kirekire agomba kwiga ndetse agahuza n'igihe turimo n'umuziki arimo gukora. The Ben ni umwe mu bantu bakomeye cyane hano mu Rwanda, ni umwe mu banyamuziki bakomeye hano mu Rwanda, wabashije kugera kuri byinshi kandi akagenda mu urugendo rutoroshye mu buzima bwe. Uyu munsi uri umunyamuziki, hari amasomo ushaka kumwigiraho. Uyu munsi niyo tugiye kuvugaho. Reka tudatinze dutangirane n'ikibazo cya mbere, wumve witonze. Reka nkubaze iki kibazo: kuki hari abahanzi bafite amajwi meza cyane, bafite indirimbo nziza, ariko imyaka igashira nta n'umwe ubamenye, mu gihe abandi bahinduka ibyamamare bikomeye hano mu Rwanda? Ese wahita wibaza ibanga rikoreshwa? Ese ni impano gusa cyangwa hari ikindi kintu kibyihishe inyuma? Uyu munsi ntitugiye kuvuga uko The Ben yaririmbye gusa, tugiye kurebera hamwe ibyemezo byamufashije kuguma ku rwego rwo hejuru, ndetse turebere hamwe n'amasomo yamufashije kugira ngo agere aho ageze aka kanya, kugira ngo indirimbo ze zibe zikirebwa n'aka kanya hano mu Rwanda. Wifuza kuba umunyamuziki? Iyi videwo ni iyawe. Reka dukomeze n'ikindi kibazo, ucyumve witonze. Iyo umuntu abonye The Ben ku rubyiniro ahita abona intsinzi, ariko ntabona imyaka yo gukora cyane, yo gutekereza, y'ubushomeri no gukomeza, n'igihe byabaga bitoroshye ariko we agakomeza agakora. Mu muziki impano irafasha cyane, ariko ntabwo ihagije. Aka kantu kumve neza cyane, ntabwo impano ihagije gusa gukora umuziki. Reka tudatinze twigerere ku masomo. Ese kubaka izina biruta gukurikirana indirimbo imwe? Hari abahanzi basohora indirimbo imwe ikamamara. Urugero, dufite umuhanzi wasohoye indirimbo nshyashya bita Kenny. Benshi baramuzi cyane, yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga, ariko indirimbo imwe yamugize icyamamare.
Ariko se The Ben yubatse umubano n'abafana be mu gihe kingana gute? Reka nkwibutse iki kintu, izina ryiza ntiryubakwa n'umunsi umwe. Isomo rya kabiri, kwiga no guhinduka ni ingenzi. Sinzi nimba iri somo ryumvishe. Kwiga no guhinduka ni ingenzi. Isi y'umuziki irahinduka. Uburyo abantu bumvaga indirimbo mu myaka 10 yashize sibwo bakoresha bumva umuziki muri uyu mwaka turimo aka kanya. Umuhanzi ushaka kuramba agomba gukomeza kwiga no guhuza igihe. Sinzi nimba iki kintu cyumvishe, iri somo rirakomeye cyane. Umuhanzi ushaka gukomera akarebwa igihe kirekire agomba kwiga ndetse agahuza n'igihe turimo n'umuziki arimo gukora. Isomo rya gatatu, kwihangana kuruta kwihuta. Ndagira ngo utege amatwi iri somo neza uryumve neza cyane. Kwihangana kuruta kwihuta. Hari abantu benshi bashaka kuba ibyamamare mu mezi make cyane, ariko umwuga urambye usaba igihe, ugasaba discipline n'icyemezo gikomeye cyane ufata buri munsi. Kwihangana ni kimwe mu bintu bifasha impano yawe kumara igihe kirekire. Nimba utumvishe iri somo ongera uryumve neza. Reka tugana ku musozo mubwire ngo intsinzi ntabwo iba impera yo kwiga. Iyo ugeze ku rwego runaka nibwo ugomba gukomeza gukora cyane kurushaho. Kuguma ku rwego rwo hejuru bisaba imbaraga zikomeye cyane. Reka twitangire ubutumwa ku rubyiruko buvuga gutya: urubyiruko irinde gukoresha ibiyobyabwenge. Impano yawe ikeneye ubwenge bwawe, umurava n'ubuzima bwiza kugira ngo ukure. Ibiyobyabwenge rero bishobora gusenya inzozi zawe zubatswe mu myaka myinshi cyane. Rero ibuka yuko ibiyobyabwenge byangiza ejo hazaza. Iyo turebye urugendo rwa The Ben tubona impano ariyo ntangiriro, ariko umurava, kwiga no guhozaho no kwihangana nibyo bituma umuntu aramba igihe kirekire. Niba nawe ufite inzozi, ikibazo si ukumenya niba ubishoboye, ahubwo ikibazo ni ikihe? Ese uriteguye gukora ibikenewe kugira ngo uzigereho? Andika muri komenti isomo rikomeye ugiye gushyira mu bikorwa kuva uyu munsi. Niba wishimiye kandi iki kiganiro, kanda subscribe kuri Asaf TV kugira ngo ukomeze wumve n'ibindi biganiro bikomeza guca kuri uno muyoboro. Ciao ciao.